Ni wese bafashe ku ngufu. Ku ngufu se urahagira. Umukobwa bw'iki gihe. Uwo musaza wanjye ngo yafashe umuntu ku ngufu nkumva ni umuntu kumbi ni akantu karaho. Urahagira se? Ese watangiye utuvuga ngo bagufashe ku ngufu? Vipi man? Vipi? Never mind bro. Kusha. Muzifite simu. Surabona ndi umwana man. Ahubwo mbwira bigenze bite? Ko twari turimo dutera story. Umuntu anyuze hano uraje. Ubaye. Wamunye simu. Mwese kumvanye hano simubone. Abanga. Yani anti wanje man. Man, ejo ndi cyagihe man uzaho mukaharara ko ari wiyahuje amayoga vipi Man mumve ngo noneho waraje wasinze man ibintu nyine kuri wowe ntari nsanzwe nmuziho man ufite uryama man nk'igiti nta n'ikintu wigeze umbwira se byagenze bite ubundi byanywe inzoga zingana kuri ya bro uriya munsi wari w'amateka bro amateka gute se byagenze bite nyine ibintu byambayeho ntabwo nabona abantu uko mbikubwira bimeze bite se ho Shamusa wumve ko bitari byoroshye ariko nanjye ubwanjye man si ubwa mbere umbonye meze kuriya se ni man ntabse n'umukoboyi ko ndeba noneho yahuje amayoga byahataye ntabwo nari nsanzwe nzi ko usinda nk'abayedi kuriya mwana Shamari ntabayede man reka ngiye murabura ukuntu nyine byagenze byagenze bite se mwana mbwira ntari bitwumve kabisa man nari nicaye hano nyine tukwibaraza hudu urumva ndimo gutekereza nyine kwa kundi umuntu aba ari mu rugo ari guciringa biraho shanda fata kabisa suswe nakurabiye siko ngomba kubwira Mutoni ko mukunda man twavuganye nanjye nakubwiye kabisa uzeho kumurabura abona peti nabirimo ahubwo wowe utabizi Musa wumve ngo ibintu byabaye ni danger man byagenze bite urabimubwiye se yaragukatiye se nicyo cyabiteye kugira ngo yahoze amayoga man shamba barira man yabaye basi narabimubwiye akankatira si byagenze bite man Musa ntabwo nawe naho mbihera kabisa bayamubwiraho insimba man shabro ni hatari man no ntari muri amabya man mbwira bro man nyine nkuko nari ndimo kubikubwirana nicariye hano hanze tu ndimo kumva nyine akayaga bisanzwe man ngiye kumva nyine numva hano mu nzu harimo urusaku rwinshi ariko nyine rugitangira sinabyitaho tu ariko nyine nkomeje kumva numva man urusaku ruri gukomeza kuzamuka nyine hano muri salo Musa narahagurutse nza niruka bya hatari ngo ndebe nyine ikibaye ariko man ibintu nabonye na niyi saha ntabwo njye
bikurura ngo bize. izo boro ndumva ngiri muri amabyi nyine mbwira mani Musa ndakubwira ngo ibintu nabonye na niyi saha tuvuga ntabwo mu bwonko bwanjye mbikurura amabyi. sanze hari kubikishe mani sanze byagenze ibaze ngiye ku munsi nateguye nagomba kukubwira Mutoni ko mukunda rero nsanga Vie ari kumufata ku ngufu. hoya segenda Shaman utabona naraje meze kuri ukagira ngo boro manzi boro ntabwo zibaho mwana ngo inde nande Vie wawe kuri Mutoni mwaje ambabarira mwana. Mani hano muri saruta nagiranye n'ahandi mwana. Urumva hano muri saro byakomeye bari kugundagurana abana. ibintu numvishije nibyo cyane. umukobwa simushaka muri uru rugo. Ndetse utanze iryo tegeko. Ni mu rugo rwa musaza waje. Ariko ndagira ngo nkubwire ko umusaza wawe afite umugore. Ndakeka wabyumvisha. Siba ko ntacyo ubivugaho. Ariko urabizi muko ndarambiwe guhora utanga amategeko mu rugo rwanjye. Nagira ngo nkwibutse yuko uwo musaza wawe uvuga wirirwa uririmba wagize igitambo muri uru rugo. Ni umugabo wanjye kandi nawe uri mu rugo rwanjye. Sinzi n'impamvu uza gutanga amategeko mu rugo rwanjye. Ndabirambiwe rwose. Bibwiye ko ariko bizahora. So niba urambiwe reka tureke Irene amenye ukuri. Ukwiye kuri se mama. Yesu mutuma Mariya. Kumushaka cyane se bite? Shamuto ntabwo byoroshye mwana. Shabyanyubeye ari ukuri mama na anti barimo kumisha. Kuri bari kuguhisha? Cyane pe. Ese habaye iki? Nanjye ndimo ndakubwira ntabwo washaka kumbimenya. Ndimo ndibaza ibyari byo ariko ndanje. Nise wamenye gute ko hari ibyo ari kuguhisha? Shamuto reka nkubwire. Ndakeka wowe ubishize ntabwo wari uhari. Nyine nari nicanye na mama turimo kuganira ndi kumusaba ngo azadusohokane kuko rebizi ntabwo duheruka gusohoka. Muri ako kanya rero ahate abaraje dusanga muri salo ari kudutokinga nyina tubwira nabi naho urabizi wamushihawe. Urabinuka muvuga mana. Ariko muri ako kanya anti yavuze ijambo rinkura ahantu. Yavuze ngo iki? Igihe kirageze ngo namenye ukuri. Amenye ukuri? Cyane pe. Kumbwira iryo jambo man byanteye kwibaza kandi nawe uri ngiye wabyibaza nyine. Kuba mama nta kintu yigeze ambwira na anti urabizahurana umushi igihe cyose. Rero ngewe nahise mvuga ko byagenda kose hari ukuri mama yampishe adashaka kumenya kandi na anti urabizi we kubivuga byagora.
muto sinkubeshye na n'iyi saha mani ndi kwibaza uko kuri ariko ikibazo ibintu byinshi Irene ibyo bintu byihoreye sibyo ni ibitekerezo cyane binyabitinda ni iby'abantu bakuru buriya bafite ibyo baziranye sibyo kandi mama wawe nimba hari ikintu koko atari yakubwira wasanga nyine yumva muri we atari yabohoka mwumve ko icyo kintu akikubwira wowe ikintu nagusaba ukiza ubyihorere mama wawe niyumva ari ready kukubwira azabikubwira sibyo kandi nukomeze no kubitinda bitekerezo shabwo nyereka ntegereze muto kandi asante okay ngore kamuzana cyane kandi nonge kubitekerezo ntari kandi merci ariko aka ese n'ubu nta soni ugira rero kwasi kandi ubu uzamburana amahoro mu gihe usazanye kiri muri gereza ntabwo bishoboka ahantu hose uzabura wumve neza ko udateze kugira amahoro mu gihe umusaza wawe ari muri gereza araso nta na kimwe asante ntabwo uhinduka ubizi kuri rero niba ugira umutima nama muzima ukora neza ukora iki ijuru ry'uruzingo rwakubishije umusaza wawe uruki uruzingo ubu si wowe ushyize mu bwenge ibi babafata ku ngufu bafata he ibyo bayobozi bahafashe umva mubwire rero umutima nama wawe ukugira inama yo kutongera kuvuga kuri muto warakoze kumufungisha ahubwo we yarakoze kubikora ndambiwe intambara zo muri uru rugo niko bamaze madamu mataki intambara zawe ya buri munsi ndayirambiwe ese ubundi wibonyemo iki ubundi ubona uri igiki numvishije uri gutukana agakantu ntabwo kazigera kabona amahoro mu gihe umusaza wanjye akiri muri gereza umva rero nkubwire nagira ngo mwibutse ko ntacyo ufite adafite sibyo niba ngo ntaki afite iki se ubwo ahubwo se ufite iki ubona uri iki umva twumvikane umva nkubwire amahoro mu gihe akiri muri gereza akona kuko ndi kubona mungano uri kumva kandi ikindi nkubwire uzasubire muri yanzu ya musaza wawe uratango ngo arimo urajya imitsi iwayo wagira ngo twebwe nayatufite ko gasa gusa shaburo ibintu bimeze nabi hano mu rugo tu guteze man anti yakomeje kutuzonga n'ubu ntabwo kiduha amahorerega man none wowe na mere nyine dore ni gutya wenda ngiye barigimba nigiriye muri aferi z'abajama ariko byarakomeye mvaze anti uvuga nura musista nabonye uri kurukurira bivuga ngo iriya saso bro nisenda kubeshya ngo bimarire ikimana nabonye ari kuru nta mahoro nta gahenge kiduha cyane mane n'ubuse niko bikimeze bireke wa muhungu we
Kinanzi ko byaterwaga n'ahantu mwabaga ariko mwarimutse numvaga byarasoje. Ahubwo wumve ngo mwana biri kurushaho no gukomera tu. Gute se mwana? Mwana nyine nibwo biri kurushaho gukomera tu. Mwana tumva bigoye ahubwo. Mwana wumve ngo biragoye. Njye nta n'ikibazo nge biba binteko kuko akenshi nta nubwo mba ndi hano. Yene se anti mwarasonye nawe? Nawe twarimukanye nyine tuzana hano ntabwo twari kumusiga. Cyenda nzi ko byarangiye kubera yuko anti wawe yavugaga yuko umusaza we yari wishyuraga inzu. None cyane turimo wagira ngo ahubwo ni uyishyura nkurikije umushiya nyine bafite hano pe. Yabakomeza umutsi ariko ndakubwira ngo ni isasu byo byadanje man. Ntabwo nzi nyine ngo ni ikiye kintu bashaka hano. siko nabonye ariko ufite umusitesi. Ntabwo wasanga n'umujyi wanjye ngo ngwiriyemo man. Ndabona ati Yo Mungu. Niki wa? Nirachanga. Karibu ha. Iki. Shani sawa. Ni fresh. Man, Vipi? none se hano muri mukisi mani karimba ni cya kirara nacyo. Musaza. None gute se Dani biracamo. Ase ko wabuze wo? Nashasha. Senzano sigaye umwe. Musaza karibu mwana. Ntabwo karibu. Biracamo ari. Atari Kana mbafatiye rimwe. ahubwo tugufatiye. Musa bimeze biteze. Sha fresh ase kumumukira ahantu mbare mwana. None uza ahantu se bangejeje. Nari nayo byo wallahi. Bangejeje hirya. Ase ahubwo no mukate yamenyera. Oya ariko hano mani ibikorwa remezo birahari ngo. Ibikorwa remezo n'ibyorera. Ikanombe koko wayo mama. Mani nayo byo wallahi. Oya naguhamagara se ahubwo nimero yawe nayo ko yari igiye kunanira. Ibyo byo kwimukira kure tubireke. Cyo ngimbwira. Mbwira iki se? Pastori nyine. Ngo umugore wawe bidi biki n'iki warabinyandikiye sinabe. Ndetse ntabwo nakurabuye byose. Aho usigaye mw'ibiki mwana. Ariko n'amatipa arabizi. Wese ugira ngo yabibwira ahubwo turakubonye bro. Ako ufite na ruko none imeze neza. Iyi Iyi ni bidi biteguye mwana. Umva atanyibasira. Yabasawe. Kiriya cyane mani urabona wakijira gute udasa neza. Ikiheze. Urana umugore uri kurata. Sinzi mpamvu mbona bide. Mani no mu meni mwana. Cyagera cyane cyose ninjiriye bavuga ngo uri. Sinzi mpamvu ndabura mu bebe ari defu. Defa gute se bro? Defu yigendera. Abanyumvire nawe. Oya muragaragara. Mani siko mwese muri kimwe. Ikisi kimwe cya. Nanone reka mbihari mani. Rega amaso akunda bro. Ese wowe sheri wawe njyewe se nabona nkabona n'ibitoryi. N'uyu nguyu nkasanga. Noneho uyu nguyu. Gusa ni 00 nawe. Ariko ni njye ngakunda ko yari kamanike bro. Uyu nguyu se? Cyakoze kangubwiye. Manike mani. Mvuse mubwire mwana. Ndabura twumvise. Mwana kubijyanye n'umbepi wawe rero. Ubwo ari defu bwose. Nyine amaso akunda se. Bro mani reka nkubwire. Asa no mukobwa yubagize mani. Nababwiye izanjye byo muramenye. Gaye bazinga isimbi wallahi. Ni isimbi ihoho gusa ubwo shaka. Maniho. Mutamuvuga nabi n'abasohora. Ahubwo mwari muri kumbwira ngo ibya BD yanjye. Nese wowe uko ni ryari n'isimbi ryawe mwana. Kandi tubana. Urabana kandi. Cyane rwose. Nese twana mwe hano mwana. Oya nta ntabwo ngiye mani. Ndi gupanga party urumva mukazaza tukanywa ariko aferi yararangiye. Rekana n'ibyo ngibyo mwana. Nasanga harimo impanga ahubwo umeze gutya. Ahubwo umubiri ntiwatera impanga ntari. Enye ahubwo ibyo tubireke mwana. Ahubwo si BD yawe. Umujamura mwumva mwana. Umva we mukarikazi tuvugane BD yawe ni gute ngiye waranyandikiye ngiri kuri IT house. Mani Dani naye namurabuye. Ara boro ni nijoro twari kumwe. Urumva? Ni turimo turabipanga. Ni urumva naye nabonye duceri. Ndavuga ati sha. Njye nyine madamu mutegure fresh. Zamutungure. Cyakora umusa. Urumva se? Muteguye ahantu ha fresh IT house sawa mwana. Hariya boro mani hari ibintu birenze. Kuhakorera ikirori. N'agafoto ka. Nzawe ndi mu byumba byo hejuru. Icyo nakubwiye bagitekerejeho. Giki se kandi wo. Akantu k'agakanzu n'akamakeup ku mugore wawe. Sosho namanye. Kuko ni defu nakubwiye. Urumva sasa ibintu bya defu garuye wowe. Ase we nubona ko kubyo wawe ndi wawe manye. Umva si cyo bagore mani mu bireke ahubwo reka mbarebera akantu tube
tukavugiraho ibindi. Nawe rero ibintu ese umugore wawe ubundi ari hehe ko watubwiye ko mubana? Yagiye kwipimisha ku bitaro. Reka mbarebera akantu mani turamukate bana rabeye. Ngarimo enye. Enye. Nise amafaranga byo bose wabisoje. Nyine mani, nyine twayatanze nimugoroba nari naciye to. Cyagiye dutandukana. Nahise ncayo. Urumva ibya mbere nyine bimeze nk'ibyarangiye. Mva nkubwire tujye kunywa agacupa ariko. Ariko twanakatirayo. Mbas tukareba nyine ko ibyo nishyuye nimugoroba byatunganye. Tukana ibikurikiyeho. Ko n'umuntu uzadekora nyine hari ya boro. Mani nyine bizaba ari danje mani. Bizaba ari fresh byataye. Twinyuze turebe. Turacaye mani twikarage. Turebe ko ndiri abaye down. Yeah. Shana. Yes mwana. Chabira chamunari bitu wowe bitese. Cyane none si naribonye ninjoro nta gahunda mufitiye gutaha nyine ngiye mpita nimanukira tu. Nari mfitanye gahunda na Beni ewana. Nawe yaramereye nawe ari kumpamagara. Musaza kanze gato baza kuvugisha nyine. Asante. Sawa. Cyane wowe bitese. Ese makuru ashaka ko tuganira. Ni ndarushye. Ntabwo ngutindira nanjye. Ndarushye tureza kuba tuganira. Oya ariko wanyumvishe. Reka duke ni. Oya mama ngenda ashaka ko tuvugana. Nase mama wanyumvishe kweli. Irene. Nari ngiye kuvugana na mama. Nta bintu twabiganiriyeho. Erega muto maze kurambirwa. N'iki se byakurambirwa? Guhora mu gihirahiro nk'iki. Ariko urabizi neza ko nakubwiye ngo wihangane, sibyo? Mama mu mwanya abanza tuze muri. Erega ntabwo tuzana warahangayitse. Yego ntangayitse ariko kumva kubikubwira kuko uri umwana we kandi nyine arabona igihe cyo kukuba kitari cyagera. Rero mbabaye tuze. Icyo gihe kizagera ryari muto. Ni ubizi. Kuko igihe nikigera uzabona kwicaje akubwiye byose byo yumva ashaka kukubwira, sibyo? Sibyo? Kandi ibyo bintu twe twabivuzeho ugomba gutuzwa byihorera ukamuha umwanya we uzajya kubona nakubwira ati none ndikumva nshaka kukubwira ibyo nagwisha byose. Ndabwo ntabwo ameze neza ku buryo yahita bimbwira. Ariko nyine numva atari bitari byamuza no kubikubwira, sibyo? Kandi mureke. Kandi ahubwo subira ara muri sala. Bite mukobwa. Ese agasuzuguro ugira ubona bimeze bite? Ubona si ibyo ngibyo uzabyikora kugeza ryari? Uri umutwe wawe ungana nk'idorari. Ese ujya wibuka ko hano ari mu rugo rwanjye? Niba ubundi niba ubona iby'urugo rwanjye bikunaniye wazagiye gushaka. Kumva mbona nawe ushaje ugiye kuzanduta. Wanshatse se uvuga ko nimba nakora. Oh, wabuze umugabo? Ese wabuze umugabo nzagushakira. None se reka nkubwire, niba warananiwe gushaka, aho kugira ngo ujye wirirwa unisha umutwe, narya ntanywa kubera wowe ko kantu wowe.
wazajya ukajya mu nzu y'umugabo wanjye ko nayibasigiye mukama amahoro wirirwa uririmba ngo ni imitsi waragamitse ntabwo yari yose okay noneho nagira ngo mwibutse ngo ntagaka kanyu kiri mu mitsi ya musaza wawe okay nsohokere mu nzu ujye mu nzu ya musaza wawe okay twubahane unyubahe nanjye mwubahe wikwisaza iyo urebye uwo nguwo kubahwa kagira ngo kubahane unyubahe vuga vuba nta gihe mfite cyo gutana nawe gusubiramo utugambo uri kuvugishwa twubahane unyubahe washoje nyine waba washoje waba utashoje it's okay ikintu nshaka nuko unsohokera mu rugo nkasigarana urugo rwanjye n'abana banjye dufite amahoro nta uduhoza ku nkeke dore ko urugo rw'iwanyu wagira ngo murezwe mu mishiha niyo mwavukiyemo aka kanya wibagiwe uburyo wasaga urariye urahaze uriye imitsi ya mwene mama utangiye agasura karaje uri kwambara umwenda ukabona ufata cyane ariko nagira ngo mwibutse ngo mu mushiha ni nayo mpamvu mutajya mu byibuha nawe natwe turaryo tukanagaragaza yuko twariye tukanasa neza naho se wowe we hindukira ahubwo ari wowe ndebera nawe niyo mpamvu wabuze umuntu nawe hindukira turore se wowe ufite aho oya sheri njye nakwiruka mpindukira amaso yawe araguha ariko nta n'amagambo menshi unsohokere mu nzu twubahane kandi unsohokere mu nzu ntagasuzuguro kawe nshaka usanga inzu ya musaza wawe ujye kurya iyo mitsi ya musaza wawe turebe ko nawe wazahemba ukangana nk'abandi bana bose iki wasigaje ki umbwire nkuhereze n'ibijya kugutunga niba nabiriyo umene ibintunga yego ariko nyakasa n'inzu wowe w'igicucu utazi n'uwaguteye inda nk'ibintunga tu ariko nyagasani mwabaye muti